Umusore w'imyaka 13 yarakubiswe, arirukanwa, avanwa ku ishuri yigagamo aho yigaga korowani. Umuyobozi mukuru hamwe n'abarimu bamwigishaga bemeje ko umunyeshuri agombaga kwirukanwa. Ngo icyaha yari yarakoze uyu Abdul ngo nuko yabazaga ibibazo byinshi ashaka kumenya Imana. Yihebye ari wenyine, yatekereje kuba yakwiyahura, ariko nubwo yahuye n'ibyo byose, ngo iyo minsi nibwo yaje kubona ko iyo ntangiriro yari itangaje. Uyu mugabo bamwita Tom, ni umunyamerika. Aragira ati, nari ntashye hari ubushyuhe bwinshi, nibwo naje kureba imbere yanjye, nza kubona umusore muto wasaga naho yihebye. Tom aragira ati, nabwiye wari untwaye guhagarara hanyuma tukagendana n'uwo musore. Uyu musore nawe aragira ati yanyakiye neza, yamvugishaga neza, ntabwo nabyumvishaga kuko numvaga ko abantu bose banyanze. Byarantangaje cyane kuba uyu muntu yarangaragarije urukundo. Nibazaga niba ari umuntu cyangwa umumarayika. Byarangoye kubyemera ku buryo nagendaga mukora kugira ngo numve ko ari umuntu koko. Ngo Abdul na Tom baje gutangira ubushuti, hanyuma Tom aza guha Abdul Bibiliya. Buri joro Abdul yarasengaga agasaba Imana kumuha agakiza gatangwa no kwizera Yesu Kristo. Tom aragira ati, uyu musore yaje kubibwira bamwe mu muryango we, ariko birababaza cyane. Baramwirukana. Ise ngaza kwifatanya n'abo mu cyaro cy'iwabo, baramukubita, baramwirukana. Ngo nyuma y'imyaka myinshi atagera iwabo mu rugo, yaje kumva Imana imuhamagarira gusubirayo. Yagezeyo aza kongera guhura n'inshuti ye yo mu bwana, nuko aragenda aba ariho aguma. Abdul aragira ati, nari mfite korowani yanjye, mfite na Bibiliya, kandi buri joro twaraganiraga hamwe n'iyo nshuti yanjye, ku buryo mu gihe cy'amezi 3 twaje kubona impinduka ikomeye, ku buryo uwo mushuti wanjye yaje kwemera kwizera Kristo, yemera kubatizwa. Ababyeyi be babyumvise byarababaje, nanjye barandakarira, ku buryo kuri uwo munsi banjyanye mu kibuga aho bakiniraga. Banjyanayo, bambuha amaboko, bambaza ibibazo byinshi bijyanye n'imyizerere ya Yesu. Nuko batangiye kuntera imigeri, batangira kuntera ibipfunsi, bakancira buri wese, ku buryo umubiri wanjye wose wari wuzuye amacandwe. Abdul ngo yaje kwibuka igihe Yesu yabambwaga, ubwo yavugaga ati, data bababarire kuko batazi icyo bakora. Ngo ubwo yari arimo akubitwa, agirirwa nabi, ashinyagurirwa, nawe yaje gutekereza kuri ayo magambo, nuko aravuga ati, Mana bafashe kandi ubababarire, ubahe gusobanukirwa. Iryo ni ryo ryari isengesho rya Abdul. Ya nshuti ya Abdul yari imaze igihe gito ibaye umukristo, yaraje iramuhambura. Ati nubwo iyo nshuti ya Abdul yari yarabonye uburyo Abdul yababajwe, ntabwo byakuyeho ko yemeye kubatizwa. Igitondo cyakurikiyeho Abdul yaramutwaye, hanyuma aramubatiza. Ashimira Imana agira ati, Mana shimwa, ejo nubwo nakubiswe, ariko byibuze nubwo nari umukristo umwe, byibuze tubaye 2. Uyu munsi turi 2, ejo dushobora kuba 200, nyuma y'undi munsi nanone twaba 2,000. Mu by'ukuri koko Mana ubyemeye, ibyo byose byaba.
Abdul agira ati ndatekereza ko Imana yaje kunyumva. Imana yumvise isengesho ryanjye, kuko muri icyo cyaro cy'iwacu ubu ngubu dufite abizera bashya, abakristo barenga 1600, kandi na bamwe banciraga nabo bose bageze aho baza kwemera ubutumwa bwiza barizera. Tom arakomeza agira ati Imana yakoze ibikomeye ku bwa Abdul, ku buryo abakristo baje kurenga 280 ngo ubutumwa bwiza bugenda bubwirizwa muri ako gace, kandi Imana igenda ikora ibikomeye abantu bakizera. Ngo kandi byatangiye ari akantu gato cyane, ariko kaza kubyara ikintu kinini. Ubwami bw'Imana ngo buzaza, ngo akantu gatoya ngo katanze igitangaza gikomeye, ngo abantu babiri batandukanijwe n'ibihugu, umwe muri Mississippi muri Amerika, undi wo muri Aziya, ngo bahuriye ku rugendo rwo muri iyi si, baza no gusangira urugendo rw'ubuzima bwo mu ijuru.